Ndavuga izo ntwari zo mu majyepfo iyo, ndavuga abo banyabigwi bo mu Rukari iyo, ndavuga abo basore b'intarumwe ku isaro ry'i Nyanza, ndavuga ikipe yacu dukunda Rayon Sport. Rayon Sport ikipe nziza, ikipe y'ubukombe izira gutsindwa, mudatetereza abagutanirije icyizere mugabo usoza ibyo wasezeranije abakunda. Komeza wese imihigo utsinde amakipe, komeza uharanire gutanga ibyishimo nibyo bikubereye. Erega burya ngo isuku igira isoko, ubuhanga n'ubuhanganye bukuranga ukagutera guhora ku isonga iteka ukomoka ku batoza ndetse n'abayobozi b'abahanga. Rayon Sport uri ikipe y'igitsikamutima kuri benshi, urukundo tugukunda ntiruzigera ruzima. Umwambaro mwiza w'ubururu n'umweru, ibyishimo byacu niwe tubikesha ibihe byose. Rayon Sport urumuri rw'ikibuga cy'umupira, uri inkuba mu mateka y'umupira w'amaguru, ishema ry'abafana uri ibyishimo byacu, turirimba izina ryawe iteka Rayon. Wanyuze mu bikomeye ntiwadohoka, urahanyanyaza ngo hato udatetereza abakunzi bawe, mu ndirimbo y'ubukombe uri ku isonga, komeza ubutwarire ikipe idatsindwa. Abafana bawe duhuje imitima twese, duhagurukira rimwe tukagufasha twese, turirimba urukundo tugukunda rudasaza, gutsinda amakipe niyo ntego iteka. Rayon Sport ishema ry'abagukunda, ibyishimo byacu ukwiye gushimwa, buri munsi ku kibuga no hanze yacyo dutera ishema tugashinjagirana isheja. Rayon Sport ikipe y'ubukombe, ibyishimo by'abafana, umutima wa ruhago mu Rwanda, wavutse nk'umurabyo ukomeza kurabagirana, imyaka myinshi irashize ariko uracyari umwami. Mu 1968 inkuru yawe niho yatangiye ugwe, inkuta za Gikundiro ubwo zubakagwa n'urukundo rw'abafana bagukunda iteka, mu butwari bwawe wagize amateka, wahagurukiye kwandika izina mu buryo budasibangana. Wanyuze mu bikomeye ariko ntiwacika intege, wanyuze mu makipe yatsinda nta mbabazi, abafana bawe bagataha bacika intege kubera ko Rayon yerekanye ubuhanga budasanzwe. Wegukanye ibikombe byinshi uri ishema ry'igihugu, ugaragaza ibigwi ku migabane uramenyekana, Rayon y'igikundiro uruta byose. Mu Rwanda ni wowe ngoma idasimburwa, ibikombe by'amahoro shampiyona ni ibyawe, uhereye ku gikombe cya mbere kugeza ku cy'iki gihe ni wowe mpamvu y'umunezero wa benshi. Ubu noneho ibihe ni ibyawe, uri ku isonga ukomeje gutsinda. Mu mikino ya shampiyona uharura inzira, ugaragaza kutazigera ugaruka inyuma. Ikundira ishema ry'Abanyarwanda, urakomeza kuba icyitegererezo cy'urukundo, komeza utsinde ugira ibyishimo by'abafana, kuko Rayon Sport uri inkuru idashira. Uduhigo twinshi ni wowe udushyiraho, ngiyo Sekafa ivuye mu mahanga, Zanzibar na n'ubu arakirahirwa agahorana intsinzi ikipe y'Abanyarwanda. Ngaya amatsinda urayadukanye, zishora byinshi ziyumva mu migani, amahoro aganje iwacu mu Rwanda. Stade twubakiwe n'umubyeyi Kagame Paul, intore ku isonga izirusha intambwe, ubaye uwa mbere kuyuzuza tubireba, kubw'urukundo ukundwa iteka. Erega koko burya izina ni ryo muntu, waguhanze yakwise neza, ko kuri Gikundiro gahora ku isonga. Félicitations à tous les joueurs, félicitations au Rayon, félicitations au staff technique. Komeza utsinde iminsi yose, komeza utsinde Rayon, komeza utsinde staff technique. Parce que c'est pas facile, nous sommes très fatigués parce que il faut gagner chaque match. Chaque 3 jours. Kubera ko ntabwo byoroshye, turaniwe cyane kubera ko tugomba gutsinda umukino. Buri minsi 3 tuba dufite umukino. Il y a un match avec le stress, responsabilité. C'est pas facile ça. Mais malgré tout ça, hamwe no kunanirwa, inshingano ntizoroshye. Ariko nubwo ibyo byose bihari, turashoboye mu kibuga. Nous sommes en train de réussir. OK? Même le premier mi-temps, on peut même marquer 2 ou 3 buts. Yego, no gushoboka ko no mu gice cya mbere twari gutsindamo ibitego 2 cyangwa 3. OK? Mais il faut bien comprendre que c'est pas tout le match que tu vas être à 100%. Yego, ariko mugomba kumva ko atari buri match tugomba kubijana ku ijana. Parce que les joueurs sont fatigués, le coach est fatigué, tout le monde, même les fans sont fatigués. Chaque 3 jours. Kubera ko abakinnyi barananiwe, umutoza arananiwe, abantu bose yewe n'abafana barananiwe. Buri minsi 3 doit revenir pour gagner le match, pour gagner. Tuba tugomba kuza kugira ngo dutsinde umukino, kugira ngo dutsinde umukino. Parce que tout le monde savent que moi j'aime beaucoup Rwanda, Kigali. J'ai assez pu revenir ici pour gagner. Kubera ko njye abantu bose barabizi ko nkunda Kigali mu Rwanda, naje hano kugira ngo ntsinde. Si je suis fatigué ou pas, c'est pas un problème. Je serai là pour gagner le match. Le supporter m'a demandé pour venir ici. Nabananiwe cyangwa ntananiwe ntabwo ari ikibazo, ngomba kuzaba mpari kugira ngo ntsinde match. Abankuriye bansabye kuza hano pour aider le club. Et je suis ici. Kugira ngo mfashe itsinda, ubu ndahari. J'aime des derby. Pour moi, si c'est possible, je veux jouer chaque week-end un derby. OK?
njyewe nkunda derby bibaye ari ibikunda najya nkina buri weekend derby yego. Parce que j'étais habitué comme ça. Então, pour moi, il n'y a aucun problème. Me fait plaisir jouer. Kubera ko njye ibyo narabimenyereye kuri njye ibyo nta kibazo kuko biranshimisha gukina. What's my goal for next game? You'll be play well and winner. It's my objective. Intego yanjye kuri match ikurikira ni ugukina neza ndetse no gutsinda. Iyo niyo ntego yanjye.